ariko bagiye ku rwego rw'igihugu dushima ko banasohotse neza n'igikombe bakakizana. Ubu twagiranye imihigo ko bizagenda gute imyaka 5. Ubu ngubu ntabwo muzakirekura, ubwo ni amasezerano yanyu, ariko natwe tuzafasha kugira ngo kigume hano. Uyu munsi rero ni umwanya mwiza twagize wo kugira ngo tungurane ibitekerezo, wo kugira ngo tuganire. Nge rero sindi bufata umwanya munini kuko turahorana, ariko ishema nanjye kuza kwakira abayobozi banjye kugira ngo baze kudufasha kutuyoborera inteko y'abaturage. Muzi ko mu bihe bitandukanye twagiye duhura, ndetse meya w'umujyi si ubwa mbere na nyakubahwa minisita si ubwa mbere, ni abasangwa, ariko by'umwihariko umunsi bongeye batugenera uyu munsi kugira ngo tuze kuganira. Munyemerero ntafashe umwanya munini nakire nyakubahwa meya w'umujyi wa Kigali kugira ngo adusuhuze, atugeze ubutumwa yatugeneye, kandi anatwakirire nyakubahwa minisita, anamudusabire kugira ngo atuyoborere iyi nteko. Ndabashimiye, murakoze cyane. Umujyi wa Kigali, umutekano, umurimo unoze kandi wihuse. Nyakubahwa minisita, banyakubahwa abayobozi mu nzego z'umutekano, abayobozi bwa Kicukiro, nyakubahwa chairman w'inama njyanama y'umurenge wa Masaka, banyakubahwa abajyanama, abaturage beza ba Masaka, muraho. Ubundi je bambwiye ko Masaka abantu baho usanga bafite morale, kandi nabibonye, ariko uyu munsi twishimiye no kuza gusanga mufite morale iri original. Ikigali baravuga ngo ni OG. Impamvu nyinshi ngira ngo nyinshi nyakubahwa minisita aza kuzivugaho, ariko nyakubahwa minisita ngira ngo umurenge wa Masaka ugira abaturage beza bagira uruhare, bose ni urugero rwiza rwa citizen participation. Ngira ngo barabyerekanye Nyamata, niba hari umuntu washidikanya ko ikipe ya Masaka yashyigikiwe, uwo ngo ntabwo yaba ari Nyamata, kuko mwana bigaragaje ko mukunda ikipe yanyu. Mwiha amashyi rwose. Turabashimira ko mwaduhesheje ishema mu gihugu cyose. Umwaka ushize twari twagitwaye kiriya gikombe mu wundi murenge, ariko uyu nguyu kandi muri Kigali nyine uyu nguyu muragitwaye. Numvise n'imihigo ko muzongera kugitwara, ubwo nanjye mbari inyuma ndabashyigikiye. Ariko ntabwo ari igikombe gusa, ni n'igisobanuro nyine cy'ubufatanye ko ubuyobozi bw'umurenge, n'amajyanama, abakozi b'umurenge na gitifu wari uhari, ngira ngo mwana nabivuze cyane, ariko namwe cyane cyane abana bacu twaje kumenya ko n'abana benshi bakina muri ekipe, abahana nabo twabonye hano. Ibyo rero ni byiza cyane, babyita kugira ibintu ibyabo cyangwa kubikurikirana. Turabashimiye nyakubahwa minisita, ariko abaturage b'uyu murenge n'ubundi n'ibindi byinshi barabikurikirana kandi bikagenda neza. Ndashaka kuvuga utuntu duke gusa. Ndashaka kuvuga amahirwe ari kuba umuturage atuye muri Masaka. Masaka tubona mu cyerekezo cy'umujyi wa Kigali, ni ahantu hagenewe imiturire iteye imbere. Buri muntu wese afite ubutaka, buri muntu wese uhatuye, uhagenda, uhafite umushinga, akwiye kumva ko ahazaza ha Masaka hatureba twese, kubera ko hazaba hatuye abantu mu buryo bwiza, hazaba hari ibikorwa remezo, hazaba hari umuhanda uvana ujya ku kibuga cy'indege, hari ibintu byinshi cyane biri kuza bidusanga. Ibyo rero biradusaba ko tuba turi abaturage bari tayari ku mubiri, dufite ubuzima bwiza, abanyizera ko uri gutanga mituweli neza, tayari umubiri tuwurinda ibyonnyi, harimo n'ibiyoga by'ibikorano, murabizi ibyo, n'ibindi biyoga biva mu nganda ariko nabyo bimeze nk'ibyo, nabyo murabizi. Bya bindi twahoze dutoragura ejo hano, murabizi, barabibonye. Ubwo rero kugira ngo iriya Masaka tubona mu cyerekezo cy'umujyi wa Kigali, irimo ibiraro binyura hejuru, irimo imihanda yo munsi, irimo gare ya moshi, irimo amazu meza, kugira ngo uzayigeremo biragusaba ko uri tayari.
rero turagira ngo tumwe twibukiranye ko tugomba kuba tayari abantu batanze mituweli bashyira ikiganza hejuru turebe nta muntu ufite kompiyuta ngo turebe ko mbona ari mwese kandi ko Kigali iri iya nyuma mu Rwanda hose niko bimeze nababeshya kwa minisitiri hano uzi ibisobanuro njye ntangaga nabibura kubera kuko nkanyimanye mukareka tugatanga mituweli so ubwo turayitanga hano twazanye abantu babikurikirana ahave yiyandikishije dutangire ubundi umuntu anatanga make ariko bigakunda icya kabiri ni gahunda yo gufata neza umubiri wawe igishoro ufite no umubiri wawe tunebo tugira ngo twitabire siporo turashima ko mufite ikipe nziza na gahunda ya ka freedom mujya muyikora ibyo bintu tubyiteho ikindi ni imyitwarire ibibazo byo bihari dufite by'amazi make tuze ko mubona make hano hatagera henshi turakomeza gufatanya n'inzego dukorana kubikemura hari imishinga itandukanye izazana amazi menshi cyane cyane by'umwihariko iri hano hakurya muri Rwamagana izaduha amazi ahagije akagera muri Masaka mu ntangiriro z'umwaka utaha tuzaba dufite icyerekezo cyiza imihanda nayo turimo turayikora cyane cyane uyu nguyu wita Prince House Masaka uzanyura ku Nyange zari umuhanda munini cyane twifuza kuzagera na Rugende ubona uri muraza vuba vuba hanyuma n'icyanya cy'ubuzima kiri gukorerwa inyigo nayo iza kurangira mu kwezi kwa 9 abafite ibibanza bakasha kumenya icyo babikoresha nayo byo biraza kwihuta ibyo byose birashoboka biranakoreka ariko bijya bibera mu mubiri wacu nibyo tugomba gushyiramo imbaraga nagira ngo mbashimire ko mwitabiriye twaje hano kugira ngo tubashimire twaje kugira ngo tubatege amatwi nagira ngo muri aka kanya nk'umwanya kwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu atugezeho ubutumwa duteganyije kwa minisitiri kandi kwa meya w'umujyi wa Kigali bayobozi mwese turi kumwe baturage ba Masaka mwiriwe neza nagira ngo mashimire kwitabira inteko y'abaturage muri benshi ndetse mbanze mbasabe rwose mwikomera amashyi mufashe ndashimire ubareba urabona yuko muje muvuye mu kazi ndetse nta nubwo mukarangije ahubwo muragasubitse kugira ngo mwitabire inteko y'abaturage muhite mwongera mugasubiremo icyo nabasezeranya natwe ntabwo dutinda turafata umwanya muto musubire mu kazi kandi n'ubundi niko bigomba kugenda inteko y'abaturage ni gahunda y'imiyoborere myiza dufite mu gihugu cyacu murabizi imiyoborere myiza y'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ni ihame ku isi yose barayirahira barayizi ikirimo rero ni umuturage ku isonga umuturage ku isonga icyo bisobanuye ni uko tuza tugahura namwe abayobozi bagahura n'abaturage tukaganira tukababwira gahunda za leta uko zimeze ariko tukabatega amatwi namwe mukatubwira ibitekerezo byanyu n'ibibazo byaba bihari tukabiganira kugira ngo tubishakire ibisubizo mukanya nabonye mushima ko abayobozi baje guhura namwe rwose ni akazi kacu ni inshingano zacu ahubwo tutaje nibwo cyaba ari ikibazo imiyoborere myiza icyo bisobanura ni uko tuza nyine tukicarana niyo mpamvu ntagiye mbashimira yuko mwitabiriye ndetse muri benshi kuza muri inteko y'abaturage ngira ngo mvuge ku bintu bike rwose hanyuma ubundi nicare tuganire namwe tubatege amatwi hanyuma nk'uko nari bivuze bye gutinda kugira ngo muze kwisubira mu kazi by'umwihariko abanyamujyi muba mufite akazi kenshi mukora amasaha menshi kandi nibyo twese twifuza meya amaze kubabwira muri make ibijyanye n'icyerekezo ababwira icyerekezo cya hano Masaka ariko n'icyerekezo mu by'ukuri gihura n'icyerekezo cy'igihugu igihugu cyacu murakizi dufite amateka maremare yabayemo
n'ibihe bibi cyane bya jenoside yakorewe abatutsi, ariko twabashije kubyigobotora, ndetse kubera bwa buyobozi bwiza tubasha kugira n'icyerekezo. Duhera kuri viziyo 2020 ndetse tuyikandagiramo. Ntimwabibonye se? Ndabona mwese muri bakuru aha ngaha. Abatekereza ko bidashoboka turabishobora, tubigeraho. Tuhageze twihana ikindi cyerekezo cya 2050. Ubu rero turi igihugu gikataje, turajya muri 2050 mu gihugu giteye imbere, kandi tuzabigeraho kuko twamaze kubona yuko ibyo twagezeho ubwabyo ntawatekereza ko twabishobora, ariko twagize amahirwe tugira umuyobozi ubona ko bishoboka, natwe turamwizera arahatugeza. Ubu rero n'ibindi nabyo tuzabigeraho. Nagira ngo mbabwire, muranyumva? Kiriya cyerekezo cy'igihugu ni icyerekezo cyane. Buriya tuvuga viziyo 2050, nawe nk'umuturage ugomba gutekereza viziyo yawe, ukavuga uti igihugu kiri gukora ibishoboka byose ngo bagure imihanda nk'uko meya bivugaga, Prince House Masaka, ugakomeza kiri muri za master plan kugira ngo ibikorwa remezo bize kandi bibe biri muri gahunda, imishinga y'amazi nk'uko bamaze kwisobanura, y'amashanyarazi, miturire inoze n'ibindi. Nawe rero nk'umuturage ugomba guhora utekereza ngo iki cyerekezo cy'igihugu buriya nanjye ni icyerekezo cyanjye, kuko mbere y'uko kiba icyerekezo cy'igihugu buriya kibanza kuba icyerekezo cy'umuturage ku giti cye. Cyo kirumvikana ko mutikirije? Birumvikana cyangwa bitumye mwese mutangira kwibaza, mushyira icyerekezo mufite ku munzani usanga bitari guhura neza na 2050? Ibyo bibabayeho, niba ari nako bibabayeho nabyo ni byiza, kuko birasobanura yuko utekereje yuko nyine hari icyo ugomba gukora. Bigomba rero kujyana n'uburyo natwe duhiga umuturage ku giti cye mu muryango, mugahiga mukavuga muti uyu mwaka niba usiza, umwaka utaha ndashaka kuzaba nanjye nateye intambwe iyi n'iyi. Kavuga uti abana banjye, cyambere umuryango wanjye nzawurihira mituweli kugira ngo babashe kwivuza. Kiriya cyerekezo tuzakigeremo neza. Meya yabivuze yuko umwanya muriho wa mituweli atari mwiza, akane kubisubiramo. Nabonye mwamwemereye yuko mugiye kumwimana, ku buryo umujyi wa Kigali ubundi wagombye kuba uri mu myanya y'imbere, kandi batwaye ibikombe by'umurenge Kagame Cup. Se icya mituweli cyabananira? Ntabwo cyabananira rwose. Ukavuga uti umuryango wanjye ndawushyira muri mituweli, bari bafite ubwishingizi. Abana banjye bariga, nta mwana utari ujye mu ishuri, ntabwo ndi bwemere ko umwana wanjye abasha guta ishuri. Ubwo uba uri muri viziyo, uri mu cyerekezo, ariko bikajyana n'imitekerereze. Umuntu uri muri viziyo ufite aho ajya agomba guhora yibaza, ariko ti muzima, nta bintu naba ndi gushyira mu mubiri wanjye binyangiza bigatuma cya cyerekezo ntakigeramo uko bikwiye. Mfite isuku ikwiriye, amafunguro ndi gufata, imyenda ndi kwambara bifite isuku ihagije, kuko umuturage agomba kuba asobanutse nk'uko nyine n'igihugu cyacu gisobanutse, sibyo? Reka rero ubwo mvuze kuri ibyo by'ibijya mu mubiri, mvuge no kuri bya biyoga bitujuje ubuziranenge cyangwa inzoga muri rusange. Mumaze iminsi mubona turi mu bukangurambaga bwo kwigisha abaturage ububi bw'ibiyoga bw'inzoga, by'umwihariko noneho ububi bw'inzoga zitujuje ubuziranenge. Hari umuntu wapfuye kubera ko atanyweye inzoga? Hari umwamboneye? Munyikiriza ariko. Hari umuntu mwabonye wapfuye kubera ko atanyweye inzoga?
umugani wa ya mpyisi ngo nta mupfu w'itabi nta n'umupfu w'inzoga. Ubu rero kubera ko igihugu cyanyu ubuyobozi bwiza bwifuza ko n'umuturage aba afite ubuzima buzira umuze, niyo mpamvu twahagurukiye ibyitwa ibiyoga bitujuje ubuziranenge, ariko bikajyana n'ubundi n'amasomo yo kwigisha ngo inzoga nta mumaro. Inzoga rwose nta mumaro, uzivuyeho ntacyo waba, aho kugira ngo zijyemo zikumarire amafaranga yandi wagombye gukoresha witeza imbere, ugira ikintu ukora, ugura mituweli, wishyurira abana ibikoresho by'ishuri, ushaka igishoro, ugira icyo ukora, umubone ifunguro ryiza rizatuma umuryango wabaho neza nta gwingira, aho ugasanga amafaranga ari gushirira mu kabari, nta cyiza byazo. Turabasaba rero kugira ngo dufatanye, dushimira n'abaturage uburyo mwabyakiriye. Abaturage bari gutanga amakuru, ariko bari no kutubwira bati nimuze murebe na hariya mwakoze mudukijije, harya ngo byitwa muki, byitwa ibyuma. Murakoze mudukijije ibyuma byari bitwishe. Nahoze numva bari kuvuga kuri radiyo na hehe no kuri za YouTube n'abati ibyuma byari bitumaze, tugize amahirwe muradutabaye. Bigaragara ko babinywaga ariko bazi ko ari bibi, ariko bikaba bifite ukuntu byabanesheje, kuko uyu munsi biruhukije ati murakoze kudukiza ibi byuma. Hari umuntu wababaye kubera ko ibyuma byavuye ku isoko? Mwumvise mwese mwikirije rimwe ngo ntawe rwose, ntawe ukwiye kubabara kubera ko ibyuma byavuye ku isoko, kubera yuko birarengera ubuzima bwanyu. Inzoga zatunda ubwonko, zayewe muntu, suruduwiri, inkereni, sinzungize, umumanurajipo, cunga umuntu, tudruwa, zahuka, yizire, umurya, urubori, hari n'andi mazina mbona ateye isoni nanze kwirirwa mvuga hano. Ubundi ibyo bintu koko umuntu yafataga agashyira mu mubiri we byari bimaze iki koko? Uko mwabyakiriye rero ndagira ngo masabe dukomeze dufatanye, nsabe abantu babicuruzaga babifite mu maduka mubisubize abo mwabiranguyeho, cyangwa mu bihe ubuyobozi rwose mubahe tubivane ku isoko, ibintu byangiza abaturage bacu tubikure mu nzira. Kandi abacuruzi bashobora gucuruza ibindi bintu byiza bifitiye umumaro abaturage, yewe n'abashinga inganda, bashaka inganda z'iterambere. Murabizi ni gahunda igihugu gishyigikiye. Ubwo bwenge umuntu ajya gukoresha afata amatafari na za pakimaya n'urusenda abivangavanga guha abantu, yabukoresheje ahubwo ashinga uruganda ruri gutunganya umusaruro w'ubuhinzi neza, bakora ibintu byujuje ubuziranenge, akabishyira ku isoko, agatera imbere, ariko aduha ibintu byiza. Abazajya muri uwo murongo murabizi dufite inshingano yo kubashyigikira no kubafasha. Umuntu ukora ibintu, uhanga ibintu bifite ubuziranenge, bikozwe neza, bigamije guteza abaturage imbere, dufite inshingano yo kumufasha. Iyo tutabikoze turabibazwa. Muhora mubyumva mu byo nyakubahwa Perezida wa Repubulika atubaza, avuga ati kuki mugafasha abaturage, ko biri mu nshingano zacu. Ariko abo dufasha ntabwo ari abangaba b'ibyuma, ntabwo ari abantu bakora ibintu
biroga abaturage, ahubwo ni abantu bari mu nzira yo gushaka ibisubizo bitujyanisha muri rya terambere twifuza kujyamo, bagahanga imirimo myiza ifasha abantu gukora neza bakiteza imbere. ubwo butumwa si bwo ntibwumvikana. mu kanya niba hari ikibazo mufiteho tubiganire rwose ku buryo tujya mu cya cyerekezo natangiye mvuga, ariko twumvikana neza kandi dufatanyije. hari ibintu nkunda kuvuga rero, ariko si n'ibyanjye, ni iby'igihugu cyose, numva ntakwicara ntavuze. ibintu byitwa imitangire ya serivisi, nabyo nshaka kubigarukaho, kubera ko hari igihe abaturage batekereza ko iyo tubaha serivisi nziza tuba tubagirira impuhwe. ntabwo ari byo. inzego za leta twese dufite inshingano yo kubaha serivisi nziza. dufite inshingano yo kugusubiriza ikibazo igihe ukibajije ubuyobozi, n'inshingano zo kukwakira neza igihe uje ugana ubuyobozi. ubwo ndabwira abaturage, umuntu nakwakira neza ntukagire ngo ni impuhwe runaka zihariye yakugiriye, ni inshingano ze kukwakira neza. natakwakira neza hari uburenganzira bwawe aba ataguhaye, ntabwo ugomba kubyemera. ugomba kubibwira ubuyobozi bumukuriye, kuko buri buyobozi bwose bugira bubukuriye, kugira ngo abatanga serivisi mbi batakira neza abaturage, badasubiza ibyifuzo by'abaturage neza ku gihe, abo bantu tubakosore. ndaboneraho no kubwira abayobozi b'inzego z'ibanze, baba bari hano n'abandi, inshingano turimo, imyanya turimo ni imyanya yo gukorera abaturage, ni imyanya yo gushaka ibisubizo ku bibazo abaturage bafite dufatanyije nabo. utabikora gutyo ntabwo aba yatumwe n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. ni ibintu rero tugomba gufatanya. ubwo bufatanye bushingiye mu myumvire, y'abatanga serivisi, ariko no mu myumvire y'abasaba serivisi. cya cyerekezo nababwiye turi kujyamo, mu byo gisaba harimo n'iyo myumvire yo gukora vuba no kwakira abantu neza no gutanga serivisi vuba zihuse. ariko iyo tuvuze ibijyanye n'imitangire ya serivisi, ntabwo tuba tuvuze gusa abakora mu nzego za leta. hano nibwira harimo abacuruzi benshi, cyangwa aho abantu bakora ahantu bibasaba n'ubundi gutanga serivisi. twese biratureba. igihe wakira umuntu uje kukugana, niba uri umucuruzi, niba ari ikindi umuserva, niba ari iki, ugomba kubikora uzi yuko uriya muntu wakira afite agaciro gakomeye cyane, kuko ni umukiriya wawe. umuntu uje kugana ugomba kumwakira neza, ukamusekera, ukamwishimira, ukamutega amatwi, ukamuha serivisi akeneye kandi mu buryo bwihuse. ntabwo ari abakozi ba leta gusa, si inzego za leta gusa, ahubwo namwe abaturage mu byo mukora bya buri munsi. ubwo nibwo tuzaba turi kujyana muri cya cyerekezo. n'abasezeranyije rero ko ntabatindira, reka mpiniraho, hanyuma dufate umwanya muto wo kuganira mbere y'uko musubira mu kazi kanyu. ntabwo numvise de yavuga iby'umuganura, ariko ubwo niba mufite umuganura muraza kutubwira uko muwiteguye. reka twicare tuganire. murakoze. akazi k'ubucuruzi, mpagaze hano ndi gusaba uyu muhanda aho Gasabo itangiriye uyu lisansi kugera ku isoko. tujya duhura n'imbogamizi, abakiriya baje guhaha baparika bakabandikira. twasabaga ko mwaduha uruhande rumwe bakajya baparikamo. murakoze.
murakoze. uretse gato ntabwo ikibazo Gami yavuze iriya sansinika nayo ntabwo ari iya kera cyane kandi yagiyeho kubera ko ari we mwabisabye kugira ngo abantu babashe kuhatambuka cyane cyane imodoka zibagemurira ibicuruzwa bitandukanye. So tuzongera twicane namwe na timu yacu n'iya polisi tubisuzume turebe icyakorwa, ariko ngira ngo tugaruke no ku kibazo ugiye ku myosyo ukumva n'ingase abantu bubatse ari amazu bakaba badashyizeho icyo bita setback. Ibyo nabyo bintu bibazo nyine umuntu aba managing, ariko tuzajya kwa minisita tuzacana nabo tubirebe igishoboka ubwo ni sansinika ntabwo ari hari yashyizweho kugira ngo dufacilitating movement y'amatrucks abagemurira. Murakoze. Nitwa Habiremye Philippe, ntuye mu murenge wa Rusororo, akagari ka Bisenga, umudugudu wa Gakenyeri. Mfite ibibazo bitatu. Icya mbere, bayobozi ni ukubashimira ko mwadusuye. Icya kabiri ni ukubashimira ko mwatubereye maso mukarwanya ikintu cy'ikiyobyabwenge cyitwa icyuma cyatwangirizaga urubyiruko. Icya gatatu nsaba ni ubusabe nyakubahwa minisitire na nyakubahwa meya w'akarere w'umujyi wa Kigali mushinzwe kureberera abaturage. Dufite ikibazo ku byerekeranye n'ingendo. Turabashimira ko mwatekereje kubava hano i Kabuga berekeza i Kigali, ariko dufite ikibazo cy'abava hano muri gare ya Kabuga twerekeza i Nyagasambu kandi ni mu nkengero ya Rwamagana na Gasabo. Ibiciro rero rura yasizeho hariya tugeze muri gare bitewe n'ubwinshi bw'abantu, imodoka zerekeza Nyagasambu, abantu bashinzwe kuyobora izo modoka bashyiraho ibiciro bishakiye bakarwanya igiciro rura yasizeho. Turabatumye, ni icyifuzo, ariko cyane cyane meya w'umujyi wa Kigali icyo cyifuzo agishyire mu nshingano ze, aturwaneho nk'abaturage berekeza hariya za Nyagasambu. Murakoze. Ikibazo mufite ni imodoka zirahari, ikibazo ni ibiciro mu masaha abantu benshi. Yego, icyo turagikemura. murakoze cyane. Gifate nkaho cyarangiye ngo bashyiraho ibiciro bishakiye bitari ibyabura. nyakubahwa minisita kuriya icyo atavuze dore gushaka guca imodoka zikora zijya mu ntara. Imodoka za Ecoflix zo zigira ibiciro, ntabwo aribo bazishyira muri twe tubishyiraho, ariko abantu bari muri uyu muhora kuva Nyabugogo kugera Kabuga, kuva Kabuga kugenda ukagera hirya za Rugenge, izo modoka bavuga ni imodoka ziriya zita ntabwo ari private, nizo z'amakampanizi za Rugari, bene izo ngizo turaza kugikemura, ariko amaherezo n'ubundi twifuza ko zitakwinjira mu mujyi. Ubundi transport mu mujyi ivanze na transport mu ntara ntabwo bihura, ariko turaza kongeramo ubugenzuzi kugira ngo byabayeho na hariya kugira ngo Giporoso, ariko turaza kubikemura. Ikindi turaza no kongera imbaraga z'imodoka za Ecofleet kugira ngo babashe kugira aho ngaho. Murakoze bane kubaho duteraniye hano. Nitwa Murekatete Jeanne, ndi umucuruzi kuri iri soko rya Kabuga, curuza inyama. Banyakubahwa nagira ngo mbaze ikibazo ariko mbariza na bagenzi banjye. Kirasa nk'ikibazo ariko nanone kikaza kuba nk'icyifuzo. Mu by'ukuri kugira ngo twemererwe gucuruza inyama, rika iduha ibyangombwa. Baragusura, bakazana timu ikagusura, ikareba ibibura, ikareba n'ibyo bagutegeka gukora. Nyakubahwa ukabikora, wabisoza bakagusura bakaguha icyangombwa giturutse muri rika kikwemerera gucuruza inyama imyaka 5. Muri ya myaka 5 baradusura bakareba ko ibyo badutegetse ayo mabwiriza tukiyakurikiza. Ariko nyuma yaho tukongera tukagira timu y'umurenge ikadusura. Yadusura ugasanga ibyo baturega cyangwa se ibyo batubaza bitandukanye n'ibyo rika yatubajije. Nk'urugero, nk'ubushize banciye amande ngo ntabwo mfite ngo moteri.
ngo moteri ngo ntabwo nyifite, kandi rika yari yaransuye bantegeka ibyo ngomba kuzuza ndabyuzuza, bampa n'icyangombwa kinyemerera gucuruza inyama. Nyakubahwa, twaba twasabaga ko umurenge ntabwo tuwanze kuza iwacu kuko natwe ubwacu turi umurenge, ariko nibadusure ariko banakurikiza ya mabwiriza rika yadutegetse kugira ngo baduhe icyangombwa kitwemerera gucuruza inyama. Murakoze. Ibyo numva nabigusubiza ko ndabizi. Buriya ibyo umurenge ugenderaho usuzuma, yaba ari bacuruza inyama ariko n'ibindi bintu bitandukanye imirenge isuzuma, bakurikiza urutonde bumvikanye no muri na za nzego zo ku rwego rw'igihugu zishinzwe ubugenzuzi. No kuri ibi by'ahacururizwa inyama twicaranye na rika n'izindi nzego, twumvikana ibyo inzego z'ibanze, ni ukuvuga umurenge ufatanyije n'akagari n'akarere, ibyo bagomba kujya basuzuma umunsi ku munsi kugira ngo tumenye yuko bwa buziranenge twifuza ko bwubahirijwe. Inzego z'ubugenzuzi ni ukubwira abacuruzi cyangwa abandi bantu bose mu byiciro runaka ibyo bagomba kuba bujuje, bikaba bisobanutse neza, hanyuma baza gusura nawe ukareba neza yuko ubyujuje. Ibyo biratuma tugera kuri bwa buziranenge twifuza. Mama yashatse undi mugabo, cyangwa se mama nawe yagiye kuba ahandi hantu tutazi, na papa nawe yaradutaye. Tukibaza ngo ese icyo kintu nubwo uwo mwana twamukurikirana twamujyana he, umubyeyi we twamukura he? Icyo ni kimwe. Ikindi kintu cya kabiri ni ukubajyana muri ziriya transit center mwatubwira zihari zijya zibakira. Abana bo ubwabo baratubwiye ngo tubemereye tubafashije ntitwajya tubajyanayo, bati kuko iyo tugezeyo dusangayo abandi bakuru, noneho ibyo batwigisha ntaho biba bihuriye n'ibyo twebwe tujyanyeyo. Bati twebwe dushobora kugenda bihumuriza kinera, ariko iyo tugezeyo batwigisha ibindi ndetse byinshi. Bati icyo batwigisha cya mbere ni ugutinyuka, ndetse rimwe na rimwe bakabigisha imico mibi. Dufasha noneho rero tugere ku gisubizo. Mwebwe nka senefu igisubizo ni ikihe? Kuko mwarabisesenguye mu byo mushinzwe gufatanya n'inzego z'ubuyobozi zitandukanye, ubu dushaka ibisubizo noneho. Nyakubahwa Minisita, igisubizo cya mbere ntekereza ni iki, kuba mwadufashije guca izi nzoga, kuko ni kimwe mu bintu byasenyaga umuryango ndetse cyane. Icya kabiri ni ukureba niba, ntabwo nzi niba tuzafata umugore uri ku wundi mugabo wa kabiri cyangwa wa gatatu tukamukurayo kugira ngo tumusubize mu rugo rwa mbere, ariko icyo twe tuzakora numva bishobora no kuba mu nshingano zacu nk'abagize ubuyobozi bw'akagari ndetse n'inama njyanama, ni gukomeza kwegera imiryango tugakorana inama nabo ndetse n'ibiganiro bitandukanye, by'umwihariko kwigisha abagabo. Nimvuga abagabo ubwo wenda muragira ngo nibo baba bafite ingeso zitari nziza bonyine, ariko ndumva nshaka kubaza ngo inyigisho zizaba ryari ahubwo, kugira ngo utange itangazo hanyuma abantu bamenye igihe muzabikorera. Turazikora n'ubu ngubu iyo twageze aho duhurira, no haba mu miganda ndetse mubitegure byinshi, ahubwo gahunda nyinshi nk'uko uri kubivuga. Hari ukuganiriza ingo, abubatse, kubafasha kwifuza kwigisha imiryango, mu bikore ku bwinshi, ari inzego z'ubuyobozi, ari minisiteri y'umuryango, twiteguye kubafasha rwose. Icyo nicyo twifuza, turifuza ko minisiteri y'umuryango, nyakubahwa Minisita, yatuba hafi tukagerageza gushyira mu nshingano ibyo tugomba gukora kugira ngo abo bana basubire mu miryango. Ariko icyo nasabaga nyakubahwa Minisita, nkurikije ikiganiro twagiranye n'abana,
basi nimubashakira abakiri bato nimubashakira ibyumba byabo babamo. Ariko hari abantu bakuru babigisha bibi mu buryo bukabije. Murakoze nyakubahwa minisitiri. Yego nibyo rwose kandi abana batoya bafite uburyo bitabwaho bw'umwihariko, ndetse niyo tuvuze za ibigo by'igororamuco binyurwamo by'igihe gito, abana hari uburyo bagomba kwitabwaho no gufashwa by'umwihariko, kuko kiba kigamijwe ni ukubafasha gusubira mu ishuri vuba bagasubira mu buzima busanzwe. ngira ngo icyiza ni uko hari n'inzego nka SNF nazo zifite inshingano yo gufatanya kugira ngo n'abo bana ba marayika murinzi bagomba kubitaho, kugira ngo dufatanyije igisubizo kirambye kiraboneka. ariko ikindi, kubana nabi hagati y'umugabo n'umugore ntabwo tubishaka. Tugomba gukora ibishoboka byose tukabigisha abantu bakabana neza. ariko se ababanye nabi bo cyangwa abatandukanye ni impamvu ihagije yo kutita ku bana? murumva ari byo? niba bananiranywe ni impamvu ihagije yuko abana batabitaho? ugomba kuba uburyo bwo gukomeza kurera no kwita ku bana. kugira ngo twumve honorable, hanyuma twakire ibitekerezo bya nyuma. Murakoze nyakubahwa minisita, n'abandi bashimira uburyo mwadusuye n'impanuro nziza mwatanze. Ikiyo nari ngiye kuvugaho, President wa SNF akivuzeho icyo kibazo twaragifatanyije. Mu magambo makeya ibyo yavuze, ibyifuzo abana twaganiriye iwanjye mu rugo, niba inama zabo zibenderagira ngo mbwira ko tumaze guterana nk'inama nk'ebyiri cyangwa eshatu, iki kibazo giganira na bariya bana bateranira iwanjye. Ku buryo rero ibyifuzo byabo nk'uko Alphonsine yabivugaga, birabaje ko muri iyo gurupe y'abana 18 harimo abana b'abakobwa 3 bafite utwana tw'impinja dutoya. Ni ukuvuga ngo umusanga arimo konsa, arimo no kunywa yatineri, afite agacupa yonsa umwana, ku buryo n'ibintu ubona bibabaje. Ubwo rero umwanzuro icyo gihe inama nyuma duheruka tumwe na President wa SNF nari namuhamagaye n'ikwereka tukora. Nakoze raporo y'abana 18, bohereza raporo nayereje kuri Mijeprof. Ubwo natanzemo za imyanzuro mbona ikibazo wihutirwa, umwanzuro wihutirwa ni ukuba twafata aba bana tukaba tubashyize muri ahantu bagafashwa mu bibazo byo kugaburirwa, mu bibazo byo kwambara, ibibazo by'isuku. Kuko nk'umwana w'uhinja y'Urwanda nta na pampa bafite. Tuko ni ibintu ubona ibigisuku tuba tuvuga, tuba tuguma no kubera no ku bantu tuba tubana nabo. Ikindi, igihe turi kumwe nabo tuganira muri iyo centre mu gihe cy'amezi nk'atandatu nk'uko baba bari Gitagata cyangwa se ahandi, tukaba turimo dushakisha n'aba babyeyi babo. Ariko iby'ibanze twabagaburiye, twabagiriye isuku, twitaye kuri za mpinja zabo, kuko izi mpinja zabo zo muri zo zirabayobozi. Ikindi reka dufatanye, kuko nibuka ko muri dukora n'iyo nama hari uwari warakoze accident yavunitse, urumva abagenzi baba bamuheka kugira ngo ashobore kugira gute kuza hano mu isoko gusyaga, niko babyita gusyaga. Hakundi bafata intu z'igiti bagapfumura imodoka ihetse ifite ibirayi, agakuramo nk'ibirayi 5, ibyo bita gusyaga. Ubwo rero kugira ngo ajye gusyaga bamukuraga mu gakenyeri bamuhetse. Uwo mugoroba njye na Clarisse uriya umwana twamushyize mu modoka mujyana i Masaka, hari nka saa 12 z'umugoroba, twavuye saa 6 z'ijoro. Urumva rero umwana ikintu cyambabaje nuko nyuma y'icyumweru kimwe, kubera uwo mukwabu wari wabaye, baramufashe umwana muto bafashe bajya kumufungira Gikondo. Yaba gufata umwana uriho, ubwo nyiri iryo joro twavuye muri saa 6 z'ijoro bare bamushyizeho igisima. Mu nyuma y'imisi 2 baramufata mujyana kumufungira Gikondo. Ariko nshima Imana ko yavuye Gikondo, sinzandi hano bamujyanye, ambwira bamufujyana kuri ribu hano haruguru Irusororo. Ubwo ati nahasaye ejo bundi tuganira, yaje kunda mu rugo, ati ati nahasanze umuntu wo kuri ribu atanshakira umukecuru akajya ankangisha ibivovo, ati none narakize ko karagenda imbago yayishyize hasi. Ariko ubwo urumva icyo gihe icyo dukeneye ni mudufasha abo bana ko kubabona byo biroroshye, barashaka ahantu bajya bashobora kuba bafashwe. Ibindi by'ababyeyi bizabe bizanye. Murakoze.
Abakoze honorable Zabiriza ngo no kwita kuri abo bana, ibyo bikorwa akora byo kubegeranya bakabaganiriza ni urugero rwiza n'abandi bafatiraho, bigaragaza ko ibisubizo birambye biri muri twebwe nk'abaturage, ko aba bana nk'uko nawe agerageza kubikora, ariko natwe twese nk'abaturage tugomba kumva ko ari inshingano. Kundi umwana murabizi no mu Kinyarwanda umwana ni umuryango. Tunavuze umuryango mu Kinyarwanda birenga papa mama n'abana, kazaho n'abaturanyi n'abandi. Kubera na kera ntawabonaga umwana yabuze kirera cyangwa ashaka guta umuco ngo amureke avuga ngo ntabwo ari uwanjye. Mu muco wacu, mu mateka yacu nk'Abanyarwanda, tuzi ko umwana wese umuntu umubonye agomba kumwitaho. N'ibyo twabishimira honorable kuri iyo initiative nziza n'ibitekerezo yatanze. Ni ibitekerezo byiza twasuzuma tugafatanya, kandi mu buryo bwihuse, hakazamo no gushaka uburyo nk'abaturage nyine tugira uruhare mu kubona ibyo bisubizo, kuko icyo twifuza twese tugomba kuba duharanira, kuko nta mwana uva mu rugo ngo ajye ku muhanda. Ubwo yagiye ku muhanda hari umuntu wafeirinze. Tugomba rero gufata uwageze ku muhanda, tugira uko tubikora, ari ukumujyana ahantu nk'uko yavugaga, ari kujya kumwigisha, kumusubiza mu ishuri, ariko icyifuzo cya mbere ni uko umwana atagombye kuba ava mu muryango. Kugira ngo twakumva babiri basigaye kugira ngo tuze kugira aho tusoreza, bareke gukomeza imirimo. Nitwa Mugeni Fatuma, navuye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Masoro, akagari ka Shingamuri. Cyamvanyeyo ni ikintu kibabaje cyane, kubera ko nabuze umuyobozi wanyakira. Nkaba narahoze mba muri Nyakagunga hano i Masaka guhera 1997. Nyuma yabwo nza guhura n'uburwayi, njyanwa mu bitaro by'Indera. Ni ukuvuga ngo nyuma yo guhura n'ubwo burwayi, abana nabubanye imyaka 7. Abana nabyaye icyo gihe, ni ukuri mwababyeyi, ntabwo nibuka igihe bavukiye, usibye kubwirwa n'abaturanyi banjye aho nari ntuye hano muri Nyakagunga. Nari negeranye n'umugabo bitaga Yahaya, ntegerana n'umudamu bita Mama Zayituna. Mugeni, ubu utuye he? Ngewe ubu ngubu utuye he? mu murenge wa Masoro. Masoro. Ikibazo cyawe ni iki? Ikibazo cyanjye ni ukugira ngo abana banjye bajye mu mirangamimerere nyayo y'igihe bavukiye. Igihe nazerereye ndarambiwe, nabaga mu Mutara, nyuma y'ubwo nkashaka gutunga abana banjye, nkajya kwica n'impaka kugira ngo abana banjye babeho. Abana banjye wabaye ikirara. Abana bawe barajya mu mirangamimerere? Mu icyemezo, kuko navuye n'amaguru mu ndenganure cyemeza yuko etat civil agomba kunyandikira abana mu irangamimerere nyayo. Indera mu babaze nageze. Urakoze, twabyumvise. Nicyo nshaka. Etat civil ari hano? Ntabwo ari muri Masoro. Muri Masoro ni kwandika ibintu ntazi. Okay, ariko ba etat civil barakorana. Etat civil ari hano? Oya, ndava hano mu mpayakandi. Mbabarire mumfashe. Etat civil mumfashe rwose. Nawe civil mu ndenganure
aha so eta civile aragufasha rwose, hanyuma areba abana bawe bagerageze gushaka imyirondoro yabo igihe bavukiye, hanyuma bandikwe nk'uko bikwiye. Uretse gato twumvikane turimo turagana ku musozo, mureke twumenya kwa minisita. nagira ngo mbonereho gutanga ubutumwa ku baturage bose muri rusange. Umuturage wese agomba kuba yanditse mu bitabo by'irangamimerere. Ni ukuvuga iyo tuvuze umuturage wese tuvuga guhera ku wavutse uyu munsi. Ubu dusigaye dufite n'indangamuntu koranabuhanga, murabizi. Nagira ngo mbonereho kongera kwibutsa no gusaba abaturage ko kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere ni uburenganzira bw'umuturage. Ugomba kwegera inzego z'ubuyobozi, hanyuma ari wowe, umuryango, abana bawe bakandikwa. Igihe bitakozwe rwose ntutuze, niba harimo ikibazo nk'icyo Mugeni yavugaga, ukabaza inzego zitandukanye, ari akarere, umurenge, kugira ngo icyo kibazo kirangire. Ariko ntabwo twifuza ko haba hari umuturage n'umwe utanditse neza mu bitabo by'irangamimerere. Ubwo ndaboneraho no kubwira n'abayobozi b'inzego z'ibanze, mu byo muha priorite umuturage ufite ikibazo cy'irangamimerere, mugomba kumufasha gukosora mu buryo bwihuse, cyangwa se kumwandika neza bigakorwa bikarangira, kuko nibwo burenganzira bwa mbere umuturage w'umwenegihugu agomba kuba afite mu gihugu cye. Yego. Ikibazo mfite ni ikibazo ndibariho nabi. Mfite umugabo twashakanye tubyarana abana bane. Amazina ngo ninde? Ntegerejimana Vestine. Yego. Mfite umugabo twashakanye ntitwasezerana tubyarana abana bane. Ashaka umugore wambi basezerana turatandukana, ashaka n'uwa kabiri. Ahubwo dufite inzu ebyiri, bategurisha inzu imwe izana hano i Kigali hamwe n'iwacu. Umugabo yarabyanze, narasaba ko mwafasha imwe ikagurishwa igatuzwa abana bagasubira mu ishuri. So ikibazo cyawe reka dusabe Dea akwegera kugira ngo agufashe kugikemura, kandi uhumure, ikibazo baragikurikirana, ibishoboka bibashe gukorwa. Wakwegera hano ukamuha na nimero za telefone n'amakuru yose akagufasha, ariko ubwo bituma twibuka nanone kwibutsa